kurota umuntu agutumira muri restaurant yiyubashye akakugurira ifi nubwo mutayirya invitation gusa invitation wati ndagushaka ntagushake muri quartier ntagushake muri ndakagira ko akundi bavuga ntagushakire mu muhanda ati Jerry wakwemera uyu munsi ko nkeneye gusangira nawe ukunzwe yaba umukozi w'Imana yaba perezida wa repubulika yaba umuyobozi runaka wa muntu uza abantu bose bagahurura bakareba yego bakamwubaha icyo gihe menya ngo nanjye kuko ntabwo wajya kuri table y'abakomeye ugiye kubuciririza ntabwo bishoboka ntiwajya kuri table y'abakomeye kandi urwaye ntabwo bishoboka ntiwajya kuri table y'abategetsi kandi izina ritamenyekanye nuvuga ngo mu buryo bw'umwuka urahamagawe kandi ugiye kubona imbaraga ni ibintu bifatika byerekana ngo ibirere byo gukomera Imana irabizahoye icyo gihe abana baziga nawe ubwawe uzabaho Imana izakura mu kodi ngo uzabusa nk'uzamutse Imana igukuyeho karande yo gucishwa bugufi gusuzugurwa no guhora abantu bagufata uko biboneye bagufataho ijambo hari umuntu rya shaka ry'ibigufi rirerire yose akabona ari we bibereye ariko ugasanga ugeze kuri level runaka ikwinjiza mu birere by'amasezerano amwe wari utegereje aho rero bivuze ikimiriza inzozi babyumve ni inzozi zerekana gukomera ariko gukombina ibintu byose bitatu cyubahiro amafaranga ubuzima no kurama bikuraho karande ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2 aho umubyeyi w'umupfakazi yarafite ideni bagiye kumutwarira abana aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta aramubwira ngo nothing I have nothing in my house unless the jug of oil aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatutiye dusuzuguritse ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura byose bigenda neza icyo ufite icyo ushoboye icyo ubasha gukora bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka naho rero hafi ubusobanuro amavuta akandagira amateka ubwiza bwawe ukusa ukureshya icyo ushoboye icyo ukora uko ubigenza aho uvuka aho ukomoka ibyo wita ibisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe amen. Ikaza mwese ku bumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka nizere ko mumeze neza aho muri mwese mudukurikira ubwo ndabwira abantu bumva bakanavuga ururimi rw'ikinyarwanda ni benshi ku isi yose hari abari mu Rwanda hari mu ntara zitandukanye z'u Rwanda tutibagiwe hanze y'u Rwanda abakunzi bacu bari Burundi diaspora ya Canada abantu b'inshuti zacu zakadasohoka turabashimiye kandi turabakunda ariko n'abatureba buriya mu bantu bakurikira abantu hari n'abakukurikira bakubwira ngo reka turebe ngo reka tupfe kugenda turebe naseba tuzahita tuvuga ngo iyo tushimiye abantu rero badukurikiye bazi ko tuzaseba Yesu ntiyabyemera abanzi bacu turabakunda n'abakunzi bacu turabakunda mushumba urakoze cyane uvuze ijambo nashakaga ni ukuri niba hari umuntu uzagira ingorane mu buzima yego nutita kuba mwanga ni ukuri usa ntuzabaho ukuboko oya ntuzabaho umutima oya ariko uzabahanga amaso Bibiliya iravuga ngo kugirira neza wakugiriye nabi ngo nuko umurunda amakara ku mutwe ariko iyi topic igiye mvuze burya umuntu kwanga yego nubundi avuga ibitari byo adafite ibimenyetso urumva ari yavuze ifite ibimenyetso biguha nayo kwikosora cyane rwose ubundi kugira umenye neza ikosa ukora uribwirwa n'umubisha wawe
niko bimeze. kandi ngiye kabiri nakubwiye ko umuntu wese undwanya untera umerera nabi ungambanira ntazigera muboroka kuri stati. Uramureka ndashaka abanyamakuru yanjye uhereye kuri rya mbere. Izo mbaraga rero zibonwa na bake, ariko naje nsanga niyo nirwo rufunguzo rwo kugira ngo abone ko urimo uraperforminga mu rwego rwa runaka. Kandi ikindi uzi ko chano yacu akenshi dusobanura ku nzozi. Yego cyane. Kandi koko kuba mvuga inzozi ni nabwo buzima bw'umuntu cyane. Ubona ko umuntu uramubwira uti warose gutya na gutya akabyisangamo n'ubuzima bw'umuntu. Yego. N'uyu munsi ntago turi butandukire naho turi. Ikindi kiba kiriho je nzabo ndota. Hari inzozi umuntu atekereza kugeraho, noneho n'Imana ikakuganiriza ko ibyo urimo urota kugeraho bitazagukundira kubera ko ufite imbogamizi. Sinzi uko unyumva muri. Nakumvise cyane. Uvuga ngo ufite inzozi. Yego. Zo kuzashaka umugore gutya, umugabo gutya, kuzubaka gutya, cyangwa se gutera imbere, kujyana abana ku ishuri cyangwa nawe kwiga. Ufite inzozi z'ibifatika uzagera. Ariko mu nzozi Imana ikaza avuga ati hoya nubwo bifite ariko dore za obstacles zikomeye. Ikakwereka imbogamizi. Uracaha harimo karande, harimo inyatsi, hari nk'abantu wabanye n'abantu babi, cyangwa se wicaranye n'abantu babi, cyangwa ugendana n'abantu batagukeneye, uri kumwe n'indyarya, uri kumwe n'incakura, kuko turaza kuzaganira kino cyumweru ni rya rurota. Uyu munsi turavuga ibisanzwe ariko nugaruka nza bikubwira n'ibyari wamenya. Hari ikintu uvuze uti Imana irakwereka muri za nzozi urota baticaha hari imbogamizi. Nazigereranya nk'ibyapa byo mu muhanda ku bantu batwara ibinyabiziga. Kuko icyapa ushobora kutagikurikiza icyo kikubwira ugahura n'amategeko imbere bakakwandikira. Niyo ujya muri quartier utazi bashyiraho GPS, undi GPS kuyobora. Ngo icyapa kikugeza aho ushaka kugera. Kikwinjiza muri banki kitarinjiye muri banki. Burya icyapa kikora muri banki nta konti kigirayo. Icyo nabonye ku cyapa cyangwa nk'inzozi zirakwereka zikubwira icyo utakora n'icyo ukora. Hako ntago gufosinga na amahitamo nayawe. Nyine urumva urakoze Imana iguha umugisha kuganira abantu kuvuga ngo byukuri buri muntu wese afite inzozi z'ibyo ashaka kuzageraho. Noneho wajya kuryama Imana ikakwereka imbogamizi n'ingorane naho ugomba guca ariko bikaza bihishe. Kuko hari n'igihe uca ku cyapa cy'igifaransa kandi utakizi bigasaba kusenga. Hari igihe uca no ku cyapa cy'icyongereza utakizi. Kandi buri cyapa kirangiye kikwereka aho werekera utagiye n'uburenganzira bwawe. So ni mpamvu rero twahisemo nk'uko Umwuka yampamagaye, si uko agenda umuntu gusa ariko yampamagaye ngo abantu basobanukirwe ni gute inzozi zanjye zazasohora zikagira urwego rwiza. Ntizihe mbogamizi kuko burya zikubwira abo mubana nabo, ababangamiye umuhamagaro wawe, ababangamiye umushinga wawe. Wari uzi ko bigera no kuri level Imana ikubwira ibanga ryo mu buriri n'uwo muryamanye ariko iciye mu nzozi. Uze kureba muri comment hari umudamu wanditse aravuga ngo najyaga mbona inzoka iza hagati y'umugabo wanjye n'umugore uturyamye. Ati kandi narangira nkabona aryamiye inzoka nyinshi ariko byarangiye dushenya urugo yaragiye no kunyica. Twarabivuze izo nzozi. Uzi ko ari byo rero uyu munsi wa none abantu ntibakangukire kubyumva. Bareka ibintu by'imitekerereze ngo ni imiruho, ahubwo binjire bamenye ngo mfite iyo iyerekwa, mfite icyo ntekereza kuba cyo. Ariko kuva aho ndi no kugera aho ngisanga harimo iki, aho rero n'inzozi zizamo. Yego. Urakoze cyane. Ikintu cyose kiba kubw'impamvu, n'inzozi zifite impamvu. Narete rero mushumba uyu munsi dukurikije nyine kuri za nzozi cyangwa se za dreams umuntu aba yashaka kugeraho. Ushobora kuryama ukarota ariko turagaruka ku bintu bikwereka ko inzozi ushobora kurota zikwereka ko nyine mu mahirwe yawe hari ibyenda kuturika. Hari ibyenda guturika bimwe mu buryo bukomeye. Ntago turi kuvuga mu byoroshye. Hari ukuntu ushobora kuba uri kumwe n'abavandimwe. Turafatira urugero kuri Yosefu. Yagiraga inzozi zitandukanye suko n'abandi batarotaga, ariko we Imana yari mufiteho umugambi munini uri big. Naha rero turi kuvuga ku nzozi ziturika, cya gitangaza giturika abantu bose bagahagarara ku musozi bakavuga ni kanaka twabonye, ni wa wundi twasuzuguraga. Za nzozi nawe ugenda ukabyiyumvamo kwa kundi uba uri mu ahantu hafunganye ariko ukajya urota wabaye umwami.
rega twabitangiye kubera ko uyu munsi ku wa mbere icyo babonye cyavuze ngo inzozi zigaragaza umugisha udasanzwe ariko turashima n'Imana hari ikirere cyiza cyane ubu noneho ngiye gukora icyo twita n'ubundi iki cyumweru cyose ndashaka ko tuvuga ku nzozi zituritse igitangaza ari witeze naho turi urakoze cyane dusenga Imana urakoze papa wo mu ijuru urakoze data dukunda turagushimiye ko uri umwami w'amahoro mu byo dukora turagushimiye ko dukunda mu rwego rukomeye n'ugeze rurerure ndasabye kugira ngo yabagewe yabageri abadukurikira bose diaspora bari mu Rwanda bari mu Burundi bari muri za Kongo abumva ikinyarwanda bari bose n'abakunda ibyo tuvuga bakumva ntibabyumva ariko bashaka kuzabyumva reka tugushimire kuri mu ruhande rwacu turinde kwikakaza no kunyubwo ducishwe bugufi n'ijambo rikomeye bwa Yesu Kristo umwami wacu amen Imana iguhe umugisha Jerry ubundi nkuko wari ubisobanuye Bibiliya isobanura kurota mu buryo butandukanye nongere nuyibutse abadukurikira ndashimira umugabo umwe w'umufundo ukomeye yaje kundeba aranganiriza ati mpora mbikurikira ndashimira abantu bakomeye burya yicano hari igihe turangwa mu Rwanda baturebye twibwira ko twarebwe n'abandi hari n'abandi bareba mwahura ukagira ubwoba ati hari ibyo nubatse ati ubu ngubu nanjye atuzi ko natangiye inzu yuzuye byagenze gute atuzi ko ntari nzi ko secrétaire wanjye rero wangambaniraga ati ko naje kubivumbura ati nabonaga inzoka buri gihe aza guhanagura ku meza nkabona arahanagura inzoka ikitameka ku meza mu nzozi abenshi bagenda basobanukirwa basomambwira ni cy'ingenzi no kumenya ubuhanuzi inzozi warangiza ukiga amayeri yo kubisohokamo ngira ngo umunsi w'ejo twavuze kuwa mbere ngo uko bakurura umugisha ntabwo urota ngo uryame rero tugiye kureba inzozi zerekana ko noneho utazaba umuntu uciriritse cyangwa uzabyara umwana ukomeye no kuvuga ngo hari igihe umuntu abaho reka nsa nk'utanga testimony gatoya no kuvuga ngo nkanjye nkubwiye igisekuru nkakubwira amazina nkakubwira n'amahimbano yo mu cyaro nkakubwira uko nambaye inkweto mfite imyaka 20 nkakubwira inzira nanyuzemo zidashoboka n'izishoboka umuntu ashobora gutungwa n'injugu n'icupa ry'amazi kugira ngo buke ibintu nk'ibyo byose ntabwo uba ushobora kubona icyerekezo cyerekana yuko uzaca mu nzira nziza uyu munsi ndumva ari manager w'Ibintu umwe bw'abera ministries ndibwira ko mu banyarwanda bake bazwi nshobora kuba ndimo naho urimo pe nshobora kuba ndimo nkurikije uko nta gihugu nakandagiramo ngo mbure umuntu nzi byo muri West Africa ho ni kure kubi ari naho ngera ku kibuga cy'indege batantwaza igikapu nkongera gura na passport ngeze aho ngeze hari n'ahandi ntavuze no muri ntavuze ahubwo muri unabyishinze no muri restaurant bwateri kurekana ishyuro facture naje kuyishyurira nje ntabwo ushobora kunsanga muri restaurant ngo mugire ngo rekana ishyuro facture nkwemerere kuko ntiwantumiye uzantumira ubutagiye nibwo butagondwa bwanjye ndavuga nti oya namahame ni principe ariko ndamuga nti merci beaucoup wakoze ibintu nakonsomye naje kubyishyurira ibindi wampase nabishobora next time uzabiza biprogram kandi se kanezera ahubwo nanjye kuko utaricara reka nanjye nishyura agafacture hari uburyo umuntu yubaka ibintu bye gutanga si bigusagutse gutanga no gushyiraho barriere y'agasuzuguro utanyumva ariko ndi kukumva ahubwo ubu naryohewe n'amahame ngo gutanga si gutanga ibigusagutse ahubwo no gushyiraho amahame na barriere yo kurinda agasuzuguro ko kantu kica abazinjirira so ubwo rero ukagera kuri urwo rwego urumva ntajyaga ndota ibyo bintu ikintu cya mbere cyerekana ko uzaba umuntu ukomeye hari ugukomera ariko ufite uburwayi ufite n'ubukene hari no gukomera kwizina kubona umuntu ibyo bamukeka hose byafite inzozi ya mbere kurota umuntu agutumira muri restaurant yiyubashye akakugurira ifi nubwo mutayirya invitation gusa ati ndagushaka ntagushake muri quartier ntagushake muri ndakagira ko akundi bavuga ntagushakire mu muhanda ati Jerry wakwemera uyu munsi ko nkeneye gusangira nawe break cyane ugutumiye muri breakfast mu byo kurya bya mu gitondo gusa kumva mu nzozi aragutumiye noneho usibye n'inzozi kubwo ahubwiye ati ndagushaka duhurira hanaha dusangire breakfast iryo jambo ryonyine kuko ubwa mbere ni mu nzozi ariko ntago biriye ariko n'ahandi ho araguhamagaye mu gitondo ati ihangane breakfast yo mu rugo yireke ariko ntuze kurya cyangwa ngo babarire singutume ngo tugane ndagusabye duhure dusangire ifunguro rya mu gitondo wa mugabo nushaka hita wiborosa ukarabe useke uvuga uti wow Imana iranyibutse
kandi hariho nunagutumira agahita aguhamo n'amafaranga cyane tike yego akakujyana ahantu atari hahandi ko by'ukuri icyambere mu nzozi kuba yakubwiye ukuntu ntabwo ngo kanaka ndagukeneye tuzasangira ifunguro cyane cyane rya mu gitondo yego iryo rya mu gitondo bivuze ngo baryigishe ibirero byose ko buriya iyo turyamye dusa nk'abasezeye umunsi none iyo tubyutse tutangiye umunsi mushyashya kandi buri munsi ugira ibyago byawe n'amahirwe iyo niyo nzozi ya mbere ikomeye noneho ukagira amahirwe ugatumirwa n'umuntu wari uzi ko atakwigera gutumira umuntu ufite imbaraga umuntu ufite ubushobozi ariko agutumiye mu nzozi yego hakaba no guhamagara bisanzwe icyo kintu kuri telefone cyangwa ushobora kuri telefone urabona ugiye ushobora kurota umuntu mukuru agutumira ngo musangire ifunguro rya mu gitondo ugakanguka n'umuntu atanaguhamagaye icyo ni ikimenyetso cy'uko wamaze kwinjira mu birere by'abantu bakomeye bafite ubutunzi nubwo waba ushaje gute hazakomera abana bawe abantu bakajya bagira ishyari ntimukajye mugira ishyari ubundi gutunga amafaranga menshi nicyo ufite imyaka 60 bimaze iki waretse abe bagatunga hari igihe usanga ari umubyeyi ugirira ishyari abana be ngo bafite amafaranga se amakuru ufite ntabwo rubizi birabiri ntabwo narimbi buriya abantu benshi n'ubundi njya mbona umubyeyi cyabaharanira no kugira ngo abana be bazabeho neza bigeraho ntabyemera we uvuga kumva David niwe yavuze ibintu bikomeye aravuga ngo gukomera kwacu kuzerekanirwe ku bana bacu cyumva none aho ni sawa yabirose yamuhamagaye n'umuntu ukomeye umuyobozi undi umeze gutyo uwo muntu ukazirota ugahita ukanguka menya ngo nubwo nabashaje gute umugisha abanjye bagiye kuwakira ni ijambo rya mbere noneho hakaba nuko umuntu akwihamagarira mu gitondo runaka ihangane ntugire ikintu ufata mu rugo ndifuza gusangira nawe breakfast niba nta transport ndayishyura ariko ndumva mbishaka ukagenda mugasangira icya kabiri ni ukurota useriva abakomeye umuntu wese ukomeye no kurusha ubushobozi no kurusha icyubahiro mu gihugu n'umuntu ukunzwe yaba umukozi w'Imana yaba perezida wa repubulika yaba umuyobozi runaka wa muntu uza abantu bose bagahurura bakareba yego bakamwubaha icyo gihe menya ngo nanjye kuko ntabwo wajya kuri table y'abakomeye ugiye kubuciririza ntabwo bishoboka ntiwajya kuri table y'abakomeye kandi urwaye ntabwo bishoboka ntiwajya kuri table y'abategetsi kandi izina ritamenyekanye nuvuga ngo mu buryo bw'umwuka urahamagawe kandi ugiye kubona imbaraga ni ibintu bifatika byerekana ngo ibirere byo gukomera Imana irabizahoye icyo kintu wacyumvise buri nacyumvise kigerekaho icyo ngi kugerekaho ndagaruka inyuma kuko abantu bashobora kuba wibaza bati kurya mu nzozi no kunywa ni bibi cyane kandi watubwiye ngo akaguhamagara mugasangira ubwo ndagira ngo abadukurikiye bumve uko bimeze navuze ngo akaguhamagara ngo ngwino dusangire yego byonyine abihagije yego nako ngako nari nsigaranye mu karya byo ni ibindi bintu ni umutego kuko hari umuntu ugufata akavuga ati ni gute nzagera kuri Jean Pierre kugira ngo ngere kuri Jean Pierre ngomba guca kuri kanaka ndaca kuri Jerry bikamworohera agaca kuri Jerry mugasangira hakoresha bya biryo bye kugira ngo azashyire wa mugambi we mu bikorwa baba wabaye setup cyangwa spice cyangwa nawe ubwawe ntago bisobanukiye ko ashobora no kubikora nawe agambiriye kugira ikintu akugezaho ushobora gutumira ngo musangire akeneye kuzakoresha ibyaha cyangwa kuzabwira ati ese wantije agasheke nuvuga ngo harimo ubugome ariko agutumiye gusa ugakanguka urabyumva icya kabiri ni igihe umuntu aguhamagaye mu buryo bwumvikana udasinziriye akaguha point mugahana gahunda ati wakwihangana ejo ntuzafate breakfast tutari kurota byanyabyo tutari kurota yego noneho ati mu gitondo wihangana ubwo icyo ni ikimenyetso ko nta transport fitness nuvuga ngo kimwe ni mu nzozi ikindi ni ikimenyetso kigaragara gutumiyaho mu manama ahantu hakomeye mu birori bikomeye kimwe no kuzabona kubona ukashiduka nk'abantu bose nakuranya kubahamagara abantu wowe ukabona mu gitondo baguha invitation nta wundi wayihawe kandi ugasanga uwo muturanye mu banyu ntiyagize gute ntiyagiyeyo ubwo ugiye mu birori by'abakomeye ibyo nabyo bintu biri physical ariko byerekana ko impamvu wabonye invitation abandi batayibona hari urwego Imana igushyizemo kimwe nuko wabitumirwamo mu nzozi nanone ukabona batumiye mu birori bikomeye biteye ubwoba bikomeze gutyo numva rutangiye guserva abakomeye bukomeye no mu byo bikomeye izo ni zerekana ngo hari ibirere bisenyutse muri karande y'wanyu
nyumva nkubwire izi nzozi ndi gusobanura zitazerekana ko Karande yo mu rugo wanyicitse burundu. Ibirundutse iraguduka, cyo bita kuguduka. Ibirundutse n'urota umuntu aguha urufunguzo rw'imodoka atakira imodoka, urufunguzo wirakara ngo byutse ntayibonye, menya ngo aguhaye iterambere ryihuse. Yego, uracyumva neza? Ni inzozi zerekana ko icyo tuta greatness, kuba umuntu ukomeye kandi ushobora kugira iyo kuri. Uhitinya ngo nabirose ndi umukecuru, hoya humura ndi umusaza. Imyaka iyo ariyo yose ntabwo imodoka ubundi igirira akamaro, yo kugira akamaro umuryango wose, kandi umutungo urasigarana cyane. Urabyumva? Ndavuga ngo ndashaka kuvuga ku bintu byerekeye gukomera. Yego, abantu bihangane mbisubiremo. Kuba wahaguruka bati turifuza ko runaka agira icyo atubwira mu nzu, uri mu nzozi. Yego, bakaguha mikoro, ukazamuka kuri pulpit ari imbere. Yego, ugafata ukavuga bimwe n'ubwo utanavuga, ariko watoranijwe mu bantu, wavuye muri rubanda, uva muri rubanda ruseseka ujya muri rubanda rwinshi, urazamuka kugeraho uhagarare, uyicara imbere y'abahanga, bagutega amatwi. Baguteza iki? Amatwi nta rusaku. Ni mu nzozi. Aho no byumvikana ko ibitekerezo byapfundikiwe by'abana bawe, umushinga wapfundikiwe mu bitekerezo. Niba n'umugabo yagusuzugura ntazongera, niba n'umugabo ntazongera, ngo ni urwego ruzima rukwinjiza mu masezerano akomeye. Hamwe ibyo uvuga umuntu wese avuga ati wow. So izi ni inzozi zerekana ko nubwo utsikamiwe, nubwo uryamiwe, ariko hari amahirwe. Iki cyumweru naharaniye nsaba Imana, irambwira ngo babwire ibahesha umugisha mu gihe nk'iki, kuko intabaza twazirangije mu cyumweru twazirangije pe, kandi abantu batore muri amasengesho bagize. Ariko uyu munsi n'ubundi ndazakubwira uze kuzamura link bayibone hejuru, bongere binjire ntacyo bintwaye. Gusa iyo winjiye nabi ngusohoramo nabi. Linki kuri ya WhatsApp. Yo winjiyemo nabi ngusohoramo nabi, kereka ibiganiro bya kera ntabwo iriho. Urumva rero ibyo byerekana ngo iki kintu ngiye gukora, niba wari ufite n'urubanza ugiye kuburana, nta muntu uzagutsinda, kuko hari abantu bashobora kuzana ibimenyetso by'ibinyoma kandi bikagira imbaraga cyane rwose. Biravuga rongo nubwo watsindwa mu rukiko rwa kabiri uzatsinda kandi uzasohokamo. Inzozi zerekana ko ugiye kuba umuntu uri hejuru. Ntabwo nazivuga ngo nzirangize, tuvuze ku bintu byo gukomera, guhabwa ijambo, kuzamurwa mu ntera, kandi ukavuga uti kweri, nkuko bavuga bati urabona nk'urugero, ugasanga point de repère bakavuga ko uwo muntu nubwo atabahari, ngo nugera kwa runaka mu mujyi uhagarare, kandi uwo turamuzi ko atagihari, akavuga n'indi nzu, bakavuga n'undi. Ngo hari ukuntu wubaka izina ukaryubakisha akantu gatoya kakaba kanini, rikagenda rigakura rikaguka. Yego, ugasaba mwagize uko abayeho, undi abizi ko atekerezwa, be ukabona izina ribaye nk'irikuze. So ngizi inzozi rero zimwe zerekana, ntabwo nzirangije zose, ko navuze imodoka, ariko nta bindi ntavuze. Kurota uhabwa pasiporo, ntabwo nabisobanukiwe nabyo, ntabwo naje kubibwira no kumwanya watugendanye. Ariko ngira ngo kino cyumweru ni inzozi zerekana ko kabone nubwo wicaye mu mwijima, ariko Imana igiye kumurikishiriza. Nkuko Yosefu yarotaga imiba kandi ndasobanutse ko nyumaza kuba umutwari, babyemezwa no ko yabagaburiye bashonje. Uvuga ngo uri umunyamugisha, ariko wicaye mu kababaro, ariko urindiriye kwakira ibihe byawe byiza, urindiriye kwakira amasezerano akomeye azakwinjiza mu birere byawe bishoboka. Icyo gihe abana baziga, nawe ubwawe uzabaho, Imana izakura mu kode. Ngo uzaba usa nk'uzamutse, Imana igukuyeho karande yo gucishwa bugufi, gusuzugurwa no guhora abantu bagufata uko biboneye, bagufataho ijambo. Hari umuntu ugukora iryo ashaka ry'ibigufi rirerire yose akabona ari we bibereye, ariko ugasanga ugeze kuri level runaka ikwinjiza mu birere by'amasezerano amwe wari utegereje. Aho rero bivuze iki muri izi nzozi? Babyumve, ni inzozi zerekana gukomera, ariko gukombina ibintu byose bitatu: icyubahiro, amafaranga, ubuzima, no kurama bikuraho karande. No kurama bikuraho karande cyane, ikavaho ihanaguritse. Gera akabajeri ntambabazi, akaba ntambabazi. Telefone, hari umuntu ushobora kugura telefone akamara nk'iminsi ibiri hamagaye n'abantu nka 3 cyangwa 4, wowe ugasiba uvuga ati Imana amatwi agiye kumeneka. Burya njya mbibwira abantu, ntibona abantu baguhamagara cyane, ntukayifate as granted ngo bisuzugure, ko hari igihe bigeze kubaho udahamagarwa. Ntukabitesha agaciro. Ariko rero n'abahamagara nabo ntibagahamagara babwira umuntu nabonye ipusi yurira umuntu nyorwa ibyo ari byo. Nanone ugomba kuvuga uzi ibyo ukwiye kuvuga.
hari umuntu kubaza ikintu ati ko narose ni inzoka igiye kurya nkayica hatuko bisobanukire kandi ko wayishe si ikintu ushaka ni igiki kumenya impamvu sasa murakoze cyane Imana ibaha umugisha Jerry sinzi cyo bakongeraho kuba dukurikiye iki cyumweru ni inzozi z'umugisha ko ugiye kugira agaciro ugiye guhaguruka zisobanura ngo karande yo gusuzugurwa gucishwa bugufi no kumanurwa mu muryango wanyu yarangiye sinzirangije yego nzazikomeza ubutaha yego reka ngushimire cyane nizere ko abantu babyumvise ni inzozi zituritse igitangaza zikaca ukubiri na karande ugahita winjira mu mugisha yego ko burya karande ziri nyinshi hari yo gusuzugurwa hari itera ubukene hari itera ubugumba uyu muso turavuga itera urupfu hari itera no gukenyuka ndimo ndavuga karande ica gasuzuguro Imana igahanagura izina ry'umuryango wawe igakesha izina rya famiye ikagukuraho icyasha abantu bagushyizeho hari ukuntu umuntu naho ururangi bagusize hari ukuntu umuntu agenda akabuha agaciro mu muryango inama y'umuryango ikabitaba atahageze nyamara mbere umva na invitation bavuga se murayimuhera iki ko nagenda aho rero bita birenga urwego rw'umuryango bikajya ku yindi level yego bati nta wundi washobora ibi kandi so kuvutse vo wari uhasanzwe anazi n'ubuhanga Imana yubuye ikarita bari barakubiseho urukarito urakoze cyane ndabashimiye cyane mwakoze ubumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka iyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe Ubwabera Ministries amavuta kangira amateka ubuzima bugahinduka